benshi muri mwe niba mutarawukina mwarawubonye mu tubari, mu mazu y'imikino cyangwa mu maklabu y'imyidagaduro, ariko se waruzi ngo ninde wavumbuye umukino? Ese waruzi uburyo uyu mukino ari ishusho y'imibare, physique ndetse n'ibinyabutabire mu buryo buhambaye? Ngiye kubera umuyobozi mu rugendo rutangaje tugiye kugirira mu mukino benshi tubona buri munsi, ariko bake cyane bakaba bazi inkomoko n'ubwenge bwawo bwinshi nyuma yawo. Ni umukino billard. Billard ni umukino ukinwa na benshi. Ngiye kugusobanurira uwawuvumbuye, irambika ibyo ufite byose, kaza amatwi, kandi niba utarakora subscribe cyangwa follow ihute ubikore, kuko hano ku Mbumbe Knowledge iyi chaîne yanyu intego ni imwe, ubumenyi buhindura ubuzima. Naho njye ndi Fiston Uwimana. Niba witeguye reka nze dutangire. Billard. Hari abibaza ngo ninde wavumbuye billard? Igisubizo cyiza ni uko utavumbuye n'umuntu umwe gusa mu ijoro rimwe. Reka dusubire inyuma mu kinyejana cya 15 mu myaka y'1400 nibwo billard yatangiye, ikurikiye indi mikino yo hanze ku bwatsi nka croquet. Ariko se uburyo bwo kuyikina mu nzu ku meza bwazanywe nande? Amateka atwereka ko umuntu wa mbere ukomeye, umwami Louis wa 11 w'Ubufaransa, mu mwaka w'1870, uyu mwami yarambiwe gukinira hanze mu mbeho ndetse n'imvura, niko gutegeka umubaji we w'inararibonye witwaga Henry de Vigen gukora ameza manini abaje mu giti, bagasazaho igitambaro cy'icyatsi kibisi ngo gise n'ubwatsi bwo hanze. Nguko uko amateka ya mbere y'ameza ya billard yavutse ku bw'iteka ry'umwami Louis wa 11 w'Ubufaransa ndetse n'umubaji we w'umunyabwenge Henry de Vigen. Ariko se amapira mureba uyu munsi yo yaje ate? Kera mu myaka y'1800 amapira ya billard yakorwaga mu magufwa y'inzovu. Byasabaga kwica inzovu imwe kugira ngo babone amapira make gusa. Aha niho noneho rya jambo riza ngo ubumenyi buhindura ubuzima. Mu mwaka w'1839 umunyamerika witwaga John Wesley Hyatt yavumbuye ibinyabutabire bishya. Iki kinyabutabire cyarimo nyine plastike. Uyu muvumbuzi yahise akora amapira ya mbere atari ayakimeze nyine ariyo ya mapira yakorwaga mu magufwa y'inzovu. Arengera ubuzima bw'inzovu nyinshi, maze ikoranabuhanga rya billard rifata undi mwambaro, rifata undi mubiri gutyo. Reka tuvuge ku bavumbuzi, twinjire mu bumenyi bwa siyanse bwinshi nyuma y'iri rishi ry'icyatsi kibisi. Abenshi babonye umuntu uri gukina umukino billard bakunda kuvuga ngo uyu muntu afite amahirwe. Oya rwose, muri billard nta mahirwe abaho, habaye imibare nka geometry, ubugenge ari byo physics. Buri ku nshuro ukubise umupira w'umweru ubwonko undi, ubwonko bwawe buba burimo gukora imibare y'inguni. Hari icyo bita angle of incidence na angle of reflection. Bishatse kuvuga ko inguni umupira uza gukubita undi ku rukuta rwa billard hari nayo nguni usubiraho inyuma. Ndetse no mu mwaka w'1897 undi muvumbuzi witwa William Spink yandikishije mu mategeko icyo bita chalk. Ikiriya cy'ubururu basiga ku mutwe w'inkoni. Iyi nkoni ikinishwa mu gihe dukina uyu mukino wa billard. Uyu muvumbuzi yasanze iyo dushyizeho iyi kilt bituma inkoni itanyerera ku mupira, ahubwo bigafasha umupira kugenda mu cyerekezo cyiza neza cyane, aho ari ukagenda aho warugenewe kubera friction ihambaye. Ubu rero twinjiye mu mutima w'umukino w'abahanga ariwo billard. Mu mikino myiza umukinnyi usanzwe atekereza ku mupira umwe harimo gukubita, ariko umukinnyi w'umuhanga atekereza ashingiye ku Mbumbe Knowledge, aho atekereza imipira 3 cyangwa 4 iri imbere. Intsinzi ya billard ntabwo ari ugushyira umupira mu mwobo gusa, oya, ubwenge buri mu kumenya ngo ese umupira w'umweru nshaka gukubita urasigara mu yenguni izanyohereza gukubita undi mupira ukurikira. Ni umukino urimo imitekerereze n'ubwitonzi buhambaye nko gukina sheke cyangwa chance, usaba gukorera hamwe n'ubwenge, kurinda amaboko gusumira umushyitsi ndetse no kurinda amaso ukareba neza ndetse. Ubu ngubu tugana ku musozo w'urugendo rwacu rw'uyu munsi, twabonye abavumbuzi bakomeye nka Louis wa 11, Henry de Vigen na John Wesley Hyatt. Twasobanuye uburyo ufunze imibare, ubugenge ndetse n'ibinyabutabire. Tumaze kumenya kandi ko atari amahirwe gusa, ahubwo ari umukino ndetse n'imitekerereze y'inkazi. Nize nashidikanya ko ubu ngubu ubutaha nzajya gukina cyangwa nawe wajya gukina wanareba billard utazongera kuyireba nka kera, uzayibona mu yandi maso y'ubwenge, kuko ni ubumenyi buhindura ubuzima. Kandi like, share ku nshuti zawe n'abavandimwe bawe, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe cyangwa follow kuri iyi chaîne yacu kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro by'ubumenyi n'amateka bihambaye na siyanse, aho ubumenyi buhindura ubuzima.
ku Mbumbe Knowledge. Wakoze cyane kubana natwe, naho njye na Fiston Uwimana.